Karegeya Omar Pano nanone kandi turabakengurukiye mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose ubwo abari mu bihe byiza n'ibibi ubwo muri rusange tuba zirikana aho muri hose so nk'ibisanzwe rero turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar Jean Baptiste hano kuri KOP no kuri Jazz Official anyuzamo akaduha amasomo ariko agenda ava mu biba bihari n'ibyo bigenda bisiga amasomo kuko ikibaye gisiga amasomo ya buri munsi ku munsi w'ejo twari twaganiriye ariko twibanda cyane ku bintu bitandukanye ariko kandi tugaruka kuri ishu zivugwa mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo bijyanye n'intambara ariko twe twatangiriye ku kintu kijyanye n'ubukwe twabonye bw'umuntu ukomeye hano ku mihanda umuvugabutumwa mukunda muri benshi Pastor Mutesi Karegeya yari yatubwiye ko uyu munsi tugomba kujya kwicara no kagira byinshi atubwira nyuma yo gushishoza agasanga umugabo warongoye Mutesi nawe aramuzi Karegeya amakuru sawa bavuze muri dosiye ya Pastor Mutesi harimo Pastor Mutesi nk'umuvugabutumwa yego hari umugore nanone nabonye witwa Sandrine ari yasima marafiki nawe wigira umuvugabutumwa yego nawe uvuga ko bamutwariye umugabo hanyuma rero n'umugabo nyirizina umugabo nyirizina we ufite nari narebye amafoto nabi kuko ubukwe buba bajya mu murenge ku murenge wa Muyumbu kwa gatandatu nuko nge nari mfite ubundi bukwe ku Ruyenzi yego naho nagombaga kujyayo ariko nari nabibwiye n'undi muntu w'inshuti yanjye yego ariko anambwira ati uyu muntu uramuzi ndebye amafoto nkabona ntibiri kuza neza finaluma nza kumenya ko ari mushuti wanjye Jumongo umuturanyi twaturanye ku muhanda umwe yego nafe n'ubu turacyaturanye ngira ngo inzu niba zikirize simbyibuka neza ariko no mu minsi yavuga twigeze gusangiraho. Okay. So mvise no mu byo Sandrine yavugaga Kiyovu yayivugagamo kandi nanjye nzi ko ari utuyemo. turaturanye ku muhanda umwe. Yego. Ku muhanda umwe. Ku muhanda umwe. So mbere yuko rero ubwo ngwenda ubwo nawe utsa nk'uwaduhaye samari abafugwa muri dosiye turiho nabo ngaho ariko wenda mpereye aho ngaho inyuma Jumongo hari byinshi byavuzwe umucuruzo mu Gakinjiro ufite abana wabyaye ku Kibuye wagize ute ibyo ari byo Sandrine yavuze ko babanye iki bese ni byinshi. No umwana wo ku Kibuye namwumvanye nuza nabyumvise kuri nani kwa Bosco. Yego. Ariko ibyo ni ibyanyuma. Reka turebe ufite Jumongo n'umuntu wigeze amafaranga. Okay. Menshi cyane. Menshi pe. Kandi avuka mu banyamafaranga. Ngira ngo iwabo niwe mukene. Ariko nabwo ntago navuga umuntu w'umukene, ntago navuga umukene mu Kiyovu baramuzi cyane. Yego. Afite igipangu gikora ku mihanda ibiri. Haruguru kaburimbo n'umuhanda w'itaka hepfo. Kinjiza atari munsi ya miliyoni 2 avuye mu bapangaye. Kirimo butike nk'eshatu amazu y'abapangaye ni menshi. Ni hanini pe. Yego. Amafaranga yayakozeho pe. Urumva kugira hoho eshanu ntabwo ari ibintu byoroheje. Ufite niyo ugendamo niyo umugore tusa abana biga mu mashuri meza za Riviera ntabwo ari umuntu woroshye. Buriya nsubiye inyuma gato Jumongo ntago navuga ngo yarakennye. Amafaranga ye yaragabanutse kubera ibibazo by'urugo. Okay. Habayeho kugabana imitungo? Yego. Uya no kubicunga nabi hari igihe atari mu gihugu. Umugore byose yikubira. Nabyo bifite impamvu. Yego. Jumongo reka nkwereke amateka ye atumye agera ahangaha. Yego. Nubwo numvisha abuza abantu kumuvuga ariko ntago washakana na Pastor Mutesi ubwe gusa. N'abatakibana nawe buri munsi baravugwa cyane. Na Rusagara wapfuye ari kimwe cyashira Rusagara atavuzwe. Jumongo yize ibintu by'amashanyarazi. Okay. Abyiga hakiriho system ya A3. Ariko hahita haza na A2. Yego. Ajya gukomeza A2
afite na diplome ya A3 muri vacances akora ibiraka abanyamashanyarazi bari bakeya za 2-3 agiye kwiga. Ubwo ndashaka kugira ngo abantu bumve amavu n'amavuko y'ibibazo no kubageza aho ajya gushaka Pastor Mutesi, ibintu bikaza ku mihanda si kure yarameze. Yego. Agiye kwiga A2 nk'umuntu wajyaga muri vacances agakorera udufaranga, afite n'abakuru be bafite amafaranga ariko noneho ya nyamafaranga. Yego. Bivuze ngo yazaga afite argent de poche ifatika rwose. Natwe kera twiga abana twiganaga bafite iwabo b'abacuruzi n'abafite iwabo b'abakozi ba leta bazaga bafite akantu. Ngaho ibaze noneho we hari ayo bakuru be bashobora kumuha, hari nayo we yaba yakoreye. Kuko umunyamashanyarazi ntago yamara ukwezi atabonye ikirago. Yego. Icyo gihe noneho byarakarusho. Yego. Ajya muri A2 afite A3 ye, ajya abona n'ibiraka. Donc umuntu wigaga afite amafaranga. Yego. Aba muri ghetto yari kora ghetto y'abasore kweri fatika. Ndayumva. Noneho mu kigo bigagamo hakabamo umukobwa wiyaminiyaga cyane. Burya abasore nabo barashukana, ubusore burashukana. Umukobwa wiyaminiyaga cyane ariko. Yego. Wiyaminiyaga umukobwa mwiza ngo wambaraga na rinete, ngira ngo abiganye nawe abantu mbese abasore abandi biganaga baramutinye. Yego. Babwa Jomo ngatumva ko wahize. Uriya mukobwa n'umutereta bigacamo. Tuzamenya kuri siniya mbese uri champion w'ikigo. Yego. Ya papa. Cyomongo. Ati byo nabyo agafaranga aragafite, ni umujene, afite na technique. Buriya agira na technique yaganira ahindura amajwi. Buri yijwi rya ryo ryose yaryigana, ushobora kubusiga hano yavugaga nka Karegeya, ukagaruka avuga nka Pastor Mutesi. Neza ukagira ngo siwe wahasize. Umukobwa aba aramwatatse. Aramutereta. Amugeza muri ghetto. Yego. Bari bageze mu wa 6 ngira ngo. Yego. Amutera inda. Barangiza diplome, bahabwa diplome, icyo gihe umugore yaranayirase, we arayibona, ariko harimo inda. Yego. Aragenda atangira ubuzima, abanza kwibana, ariko umukobwa nawe uko indi igenda ikura birangira musanze muri ya ghetto ye. Yego. Tipa arakora, urumva mu mutwe hahita hazamuka. Iyo ukirangiza imanite ufite umugore n'umwana, imitekerereze irahinduka. Kure. Ugabanya kabyeri ukongera za kigozi. Cyane. Si byose ukagabanya amajinisi ukongeramo n'ibikwembe by'umugore. Rwose. Mbese arakura pe umutwe. Ikitwa gushaka amafaranga kizubwo. Ntago byateye na kabiri rwose icyo gihe. Ndumva yahise yubaka n'inzu. Hanyuma ubwo yaramaze kugira A2 mu mashanyarazi. Yego. Za bino iki twita rege na wasake kera byigeze kuba reko rwaseko, hari n'ikigeze kuba wasa, hari n'ikigeze electrogaz. Sinzi uko byagiye bihinduka, ariko yabonye muri ya company abonamo akazi. Yego. Abonamo akazi, yashinzwe amashanyarazi, yashinzwe amazi, kandi ku muntu uzi gushaka amafaranga. Weekend akora ibye privé, mu mibyizi agakora aka leta, akikigo akorera. Sibyo? Yego. Weekend agakora ibindi biri private. Urabizi ko n'abakoramo n'ubu batabura uko babyeta, reka tubyite kubyeta. Yego. Sibyo se? Injaburo ntiyabura. Ntibura. Wabura urutsinga se? Wabura n'itiyo. None se. Wabura se n'uguhamagara ngo ngwino Western inzu byaburaka. Amazi cyangwa amashanyarazi. Utwo byacitse kujya kumukorera. Abantu bakozemo bose siwe wenyine barakize. Yego. Ntabanga ririmo kandi pe. Bas. Umuhungu icyo gihe ava Gitarama. Sinzi ahantu yaguze inzu kaki. Gwe n'ikitwa Gitarama n'ubundi. Ntago mbyitaho. Ntago mbyitaho. Wenda kugira mbisanishe n'igihe. Ariko nyuma birase si bya 2006. Utu turere dufite n'utwa 2006 kandi urumva byari byaramaze guhinduka, ariko ni Gitarama. Yego. Avayo agura inzu Kacyiru arayigurisha, hanyuma nibwo yatangiye yaguze hano mu Kiyovu. Ngiye twamenyanye kuva 2016. Turi kumwe. Abanye n'umugore neza. Yego. Ariko icyo gihe turi kumwe mu Kiyovu,
aza kugira impanuka, yari amaze gukira nyine afite amakamyo nk'atanu, yirwame n'imicanga, urabona ko Kigali bubaka buri munsi na za hoho zari zitarabagisha 2016 na 7. None aza kugira ikibazo, imodoka agusha imodoka ebyiri, imwe igwa mu mazi, ndabyibuka twari na kumwe rwose. Izo modoka humva iyo ufite imodoka nyinshi, imisoro iki, akazi ka leta ntiyarakikarimo yikoreraga ibye. Hanyuma imodoka ebyiri ziragwa z'amakamyo, bikeneye amafaranga y'igaraje, wenda hari n'utundi tubazo, yego, either bank cyangwa se Rwanda Revenue cyane, ibintu bimubana byinshi, biba too much. Bibaye too much, nza kumubura, nongeye kumubona ejo bundi nko muri corona irangira, bari gukora kano kaburimbo gashyashya, yego, ntabwo sinari nzi yaba, ariko bavugaga ko ari mu majyepfo ya Afrika, kwa hahandi ntuza za Mozambique na Zambia, hamwe aryo ndi wagiyeyo wahunze rambere ninde, manzi yari hamwe na Samusuri, yego. Ejo bundi agarutse ndamubona angura n'akantu, urabizi sinkunda icupa ry'amanywa, ariko urumva ko umuntu mumaze imyaka irenga 5 mutabonana, mwari inshuti, nararisomye sayine mu masayine, umanza narinje hano, yego, cyangwa nari impavu, yego, nuko tipe ibyo bibazo notama wenda amabanki Ramberi, amabanki asanzwe, Rwanda Revenue, niyo garage n'ibyo bikamyo atarabikoresha, yego, biba byinshi. Aranyereye nka Samusuri, anyereye asiga umugore mu bipangu cyinjizaga nka 1.5 miliyoni, mu abana biga ariko ahantu hahenze, yego. Nuko muhungu aragenda, agiye bya bimodoka bye bya bikamo byaguye, yego, barabigurisha, umugore arabigurisha, abigurisha amafaranga atari menshi, miliyoni wenda nka 50 ku makamyo 2, nawe urabyumva ko ari igihombo guteza tipe. Ariko iriya Mozambique nk'umuntu wari usanzwe afungutse muri bira bice, business ziragenda na miliyoni 5 zirakora hariya. Umugore rero akabwira umugore ati wowe zana amafaranga dukore, nyohereza mbe ntangira gukora uzabuza, umugore akamubera ibamba, yazane yose se nawuze, umugore akamubera ibamba. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma, wumve ngo iyo couple yafonzwe ite. Mu bintu Jumo ngo atakwibagirwa mu buzima bwe, ni uburyo yabanye n'uwo mugore wa mbere. Urumva agashungo k'abasore bamwe ati uriya wamwigereza wowe, yego, baramushumuriza, aragenda, agiye havamo inda. Bivuze ngo abo bantu babanye batarigeze bakundana. Umukobwa yari afite uwakunda, n'umuhungu wenda afite uwakunda. Icya kabiri, ntago bari ubuzima, nuvuga ngo kwa kundi urangiza kwiga, ugakubita nk'utwaka dutatu, ugura jinisi suppresse nziza, ujya mu tubuwate, urgira, yego, ukiri singo, yego, kandi ubu bikeneye bo nta byabaye, ubu bikeneye bo nta byabaye. Umukobwa yarangije arata diplome, nyuma yiga candidat libre, yiga na kaminuza na masters, ariko ibyo byose yonsa ntaraha. Iraze warigira gute, either uratwite cyangwa uronsa cyangwa uracukije, yego, kandi umugabo arakureba aho ugiye, wagiye Gisenyi usize umugabo i Kigali. Ibyo ntago babiciyemo. Ari Jumongo ubwe iraha ryo kurya amafaranga nk'umuseribateri nta byabaye. Yatangiye umushahara wa mbere agiye kuburya, umugore abateyemo n'umwana, nabyumvise. Hanyuma rero ibyo ngibyo muri psychology cyangwa na sociology, ibyo bihe birongera bikagaruka. Iyo ugeze ahantu heza, iyo ugeze ahantu heza ukiruhutsa, abana babiri bariga neza, ufite ibyo kurya, ufite aho uba, ufite amafaranga, cyagiye wasimbutse kiragaruka, yego. So birashoboka rero ko icyo gihe cyagarutse, either ku mugabo cyangwa ku mugore cyangwa kuri bombi, si byose. Ubwo ndumvise ibi bibe n'isomo, ingo nyinshi zagiye zishingwa kuri ubwo buryo bwo guterana inda. Rimwe na rimwe umugabo agatwara umukobwa atinya iwabo w'umukobwa ngo batamufungisha,
cyangwa se ari n'umutima mwiza ati nayiguteye byarangiye nta kundi, ariko ntabwo guterana inda bivuga urukundo. Ntibivanaho rero ko abo wakundaga bagumaho. Yego, uwakundaga umugore aracyahari, uwakundaga umugabo aracyahari, ariko mukoze icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda ni nko gukemura ibibazo aramiyable kabisa, ariko benshi birangira nabi. Wa muntu ryaraho utariye muri ya periode yo kurangiza kwiga, iyo bigeze umaze kuruhuka urongera ukarikenera, inshingano zisa nk'izi. Ibyo rero nibyo bishobora kuba byarabaye. Jumungu agiye n'umugore bishobora kumubaho, abantu babona umugabo adahari, gutereta n'ibisanzwe, gutereta umugabo utari mu gihugu se, n'ubundi ko ntabwo wava Mozambique, ntabwo waza ijoro rimwe ngo urarugeze i Kigali. Umugabo ntabwo byatuma abantu badatereta rwose. Noneho ni umuntu wenda wagiye afite n'icyo ahunga, ntihagaruka kitarakemuka. Aho ngaho urumva uratereta ukicaza amabuni abiri cyane. Birashoboka. Ntabyo nzi simbivuze, ariko umugore yarahindutse, relation ze n'umugabo amaze kugera hanze ataramara n'igihe, relation zarahindutse. Kuko urumva umugabo uri muri ubwo buzima ku ikarayi ari kwizengurukaho, ubuzima buri kumukaranga, muri ya 1.5 miliyoni ava mu bapangayi, wakabaye umwohereza wenda nka desa. Hanyuma n'ibyo bimodoka umaze kubigurisha wenda ukamuhereza nka 15 miliyoni, kuko uzi kwazi gukora, ariko umugore agenda amutera inyuma buke. Umuhungu aragenda pe arashya. Numvise I'm sorry Jumungu mbabarire, ibyanjye nuko numvise bose kuvuga ngo muri Mozambique bamwitaga Gahanga. Urumva Gahanga bishobora bivuze umuntu wakaragaje bikana ko yari yaruhumenyekana izuba ryari. Sorry nuko ndabizi ko bitazamushimisha, ariko numujyamo. Hanyuma abaye ubuzima buramukaranga, umugore amutera inyuma, abana bariga bararangiza, byo ni byiza ko umugore yakomeje bakiga, n'umugore arakomeza ariga. Yego. Hanyuma ariko ikiva mu rugo na ya mafaranga y'ibikamyo, mugabo habe namba, ubuzima bumuriye, ashaka kugaruka, aragaruka mu mayira. Nawe byumve, umuntu wagiye nta cyangombwa no kugaruka nta cyangombwa, ushobora kuba byaramufashe nk'ukwezi kuva Mozambique kugera hano. Ageze mu nzira rero, ari hafi kwinjira mu Rwanda, abwira umugore ati naje. Umugore ati urajya hese? Singiye divorce. Umugore yasabye divorce, umugabo adahari. Ubwo yamudekaraye nk'utariho, kuko n'ubundi ntiyagaragaraga, nta trace ze zagaragaraga. Bavuga ati wenda yasohokeye aha, yavuye mu gihugu, nta data. Niba ataragiye byemewe n'amategeko ngo data ze tuzishake muri ambasade muri immigration. Waba ari hese wowe? Nuko umugore ati ufite divorce. Umugabo arabyakira nyine muri uwo munaniro, muri urwo rugendo, muri iyo femba. Ntabwo waba witwa Gahanga muri Mozambique ngo ubashe kugira ukuremera. Warahiye wizengurukaho. Nuko tipe rero niko kuza. Urumva ntiyashobora kujya mu rugo, byasabaga ko aca mu buyobozi wenda bakamubwirira umugore niba yamuha icyumba. Nuko umuhungu rero ubwo yaraje yaranja muri buno buzima bwa hano, arakubitika. Hanyuma bajya muri procedure ikurikira yagabana. Divorce yareba yayikonsome, hasigaye kugabana. Yego. Bajya kugabana, ibintu barabigabana, ngira ngo iyi nzu, icyo gipangu cya hano kivamo nka 150 miliyoni. Umugore kwe ufite n'abana, ariko abana babaye bakuru, bakabaye banakora. Nabonye umukobwa ari mukuru cyane. Abana simba ashaka kubatindaho, niyo mpamvu buriya, ariko niba barangije imanite kandi bize mu kigo cyiza. Good. Umukobwa ni uwa kabiri, uw'imfura ni umuhungu, niwe wavutse wayanda yo ku ishuri. Yego. Divorce baragabana, udufaranga tuvuyemo, Jumungu ducya hawe, arongera nawe atangira kuremekanya. N'umugore nawe ubwo nyine nuko agenda ukwe. Nguko uko byagenze.
umuhungu arakomereka arakomereka byinshi kuko na mbere yuko agenda ipareke urumva nawe ariko fatwa nyine umugore washatse muri izo condition none akagera mu bintu yego ibyo c'est normal ntabwo abagore bose ariko bigenda ariko akenshi kuko icyambere aragufata nk'umuntu wamuhemukiye yego utuma byarakiri muto utuma byaratagira na humanité utuma yiga yonsa twita agira gute bize ni kuvuga ngo wamwangirije avenir kabisa abonye akanya kukwihimuraho arabikora urabyumva hanyuma rero urumva rero uwo mutipe mukwana imaze kumugeramo arasitaragoringa muri iyo struggle wasanga ari naho iby'uwo mudamu uriya Sandrine yego cyo ni ibisanzwe ntabwo umugabo wigeze umugore ntabwo c'est normal abantu bajye batandukanya erega icyo ni cyo kibazo nanone kuna mpenzi kuna mchumba na kuna mke hari inshuti hari fiancé akaba n'umugore abantu rero bajye batandukanya ibyo bintu byose ni graduation yego bishobora gutangira uri inshuti ukazaba fiancé ukazaba umugore ariko bishobora no kurangirira mu bucuti cyane uriya mugore Sandrine mu byo avuga Jumungu yamuhakane nigeze nkubwira ko uzambera umugore twabaye inshuti urandemera nkaryoherwa nawe ukaryoherwa ndamwemeye hari ikindi kuziba mugani uriya Sandrine yari inshuti ntabyo yamusezeranyije Pastor Mutesi aba mucumba fiancé avamo n'umugore ibindi se nibiki ubu ahantu hose abantu bagiye ku mirenge ugiye uhamagara abantu bari inshuti n'uwo muntu waje gusezerana na sare y'umurenge ntiyabakwira n'ikibuga cy'umurenge nticyabakwira cyane ibyo c'est normal ubu ngubu ufashe ngunda gutanga urugero ubwiye umujyi wa Kigali uvuze ngo uyu munsi Kigali iraremo umugabo uzi ko yabonanye n'umugore umwe benshi wadusanga za Gaseke twasohotse umujyi za Bishenyi hirya Kamira Nzovu Bugonero Gahembiyo Ramiro Inyagasambu na Ntunga Bukabuga Kamusha tukawusohokamo twazamutse iyo za Rurindo hejuru cyokora wenda abagore bo ushobora kubona babakuzura stade Amahoro ariko abagabo ukoresheje iyo test Amahoro ushobora kuyabona da Bekare na ntiyakuza abagabo ntago Bekare na wayuzuza ariko Bekuri yigezayo fata pere stadium no ibyo rero uriya kugenda akavuga ngo twari dufite ubukwe mu kwa gatatu mwarimu bufite se invitation mwarazikoze umuntu yaragupashije urivugira ko umugabo wawe ari iwawe yego mwabyaranye gatatu Jumongo yaza mukabyumva kimwe yego abana ukabohereza icyaro icyo ubugoryi bwawe wikuraho abana Jumongo nawe aravuga ati sinashaka umugore ufite abana batoya nubwo yamubwiye ati banza ubikureho bajye mu cyaro uri kubyumva yego amaze kubasiramuza umugore avuga ukuri amaze kubasiramuza Jumongo arabasiramuza kuko bavuga ko niba ari Bosco bivuze nyine Jumongo ikintu cya mbere tekinike ze zo gutereta ahera ku bana kandi burya ni keya yewe aba yateguye abanza abana akabagira inshuti none na nyina kaza nyina arizana nguko ubwo Jumongo amaze kugaruka mu Rwanda ibya divorce byose biraba ibyo byo mu Gakinjiro iduka ryo mu Gakinjiro ryo ntago nigeze njya kurisura ariko hari aho nzi hariya mu bice bya Kibagabaga ku mavaza ahantu afite imashini zikora bloke zikora bino bintu bikora imihanda bya mabize cyangwa bya darete ibintu nk'ibyo amapave yego ibyo ni ibintu bishobora kumwinjiriza ngo n'amavaze ubwo ndanamwamamaje ababikenera bazajye kumugurira ni ibintu bishobora kumwinjiriza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 yego ikibanza n'icye ntawe agikodesha ahubwo nawe akodesha abandi nta mwana afite wiga segonderi arihira nta ndeza atanga nta rasi yatanga arabunzwa n'inda ye yenyine na gahunda munsi yaho le vendre et le bas vendre nibyo gusa uwo muntu 500 byamutunga afite n'izindi
afite aba mu nzu ye 500 nibaza ko n'imodoka ntago yagenda muri V8 ariko gikumi yayitunga ntago yayibura esanse cyangwa yiburira igaraje. So ntago ari umuntu rero wo gusaba umunyu, ntago ari umuntu, ntago wavuga ngo yarahondaguye kandi afite bakuru be bakize pe. Nanone ntago wagira bakuru wawe 3-4 bafite amataje muri Kigali nguvuge ngo urabura Jean de Poche 2020 kandi ku mufuka, kandi nawe ntago uri ikimugu ufite ibindi ukora. So rero ntago gusa ibyo bikomere bya Jumongo urwo rushako rwa gutyo kuko ufite ntago bigeze urumva ntago yagiye yaterese umukobwa ku gahigo ka bagenzi be agera ngo yabikoze bigezo birangira abatakaje ryaraha ryo kurangiza imanite, ryaraha ryo gutereta ukarya ubuzima byose birapfa. Noneho wa wundi yabikoreye amutera uw'inyuma. Yego Ibyo bikomere byose muri Jumongo birimo, nubwo aba yisekera muri we birimo. Hanyuma kuko abo bantu pratico abantu bashakanye gutyo ntago baba bageze bakundana. Na Sheri Shushu ntishoboka umwana ari kurira cyangwa ntuza pamperse zarangiye cyangwa kigozi cyangwa umwana yanzibere cyangwa urukingo ruri kumurya ibishoboka. Ubwo buzima ibyo byose ni ibikomere bigenda bikibika. Aho uboneye akantu waba umugabo ushobora guca 10 cyangwa umugore agaca 10 agasubira muri bwa buryohe. Yego kuko urumva mwize mushakana agafiko muri hoteli wapi iki nimujya kukarya murajyana n'abana babasakuriza nubwo ari abanyu ntabwo arambyaza. Ibyo byose ibyo bikomere byose rero Jumongo asa naho yawubaze abara Mutesi yitonze kuko Pastor Mutesi we arattractinga abagabo cyane ku mihanda nuko benshi batamwishoboza. Yego bamwe bakamutinyira igishura cyuko ari umuvuga butumwa, abandi bakamutinyira ko yambara ikanzu y'500, abandi bakamutinyira ko abaho ubuzima buhenze. Yego ariko abantu bose bari observateur iki kigore ni cyiza kabisa. Urabyumva oya ntawe utabona. Jumongo we yagize rero umwanya, yagize uwo mwanya noneho biza ari inkuru z'urupfu rwa Rusagara n'ibindi byose bamuvuga, natwe tugenda tukubita tutababarira. Yarahahurikiye. Jumongo agirira impuhwe Mutesi ariko nanone amubonamo nk'uwamwomora ibikomere kuko Mutesi aromora ari abagore ari abagabo aravuga bakomoka umwomozi. Yego Jumongo rero akubita umubare yitonze gake agenda amusatira hose agenda amusatira nawe rero atakaramo cyane birangira kabaye ariko pratiquement ntakubeshye niba hari abantu bashobora kugirirana imimaro niba ari ababiri ko buri umwe ashobora kuba igisubizo cy'undi hatitawe ngo haravuga ko ntago Pastor Mutesi yakwirwa baza Jumongo ngo warongo abagore bangahe kandi nawe none abamutesi bo hari abazwi ku mihanda nabo tutazi waba ujya muri ayo ubundi suba waje muri Rosansoma oya uri enquêteur uri statistique uri iki ikiba kikugenza ntuba wakibona. Voilà igisigaye ni cyagushajisha kuryo ujya muri iyo ngura baza ngo harya nde ariko Sandrine yaba challenge rero kubera ko urumva yego Sandrine yateyemo atunguranye kandi bigaragara ko amaze avuga ko ari we la plus récente. Iyi myaka 2 ishize mbese kugeza ku wa 6 tariki ya 2 kwa 2 bajya mu murenge niwe wari shushu be umugore Jumongo aheruka ni Sandrine noneho asa yarabusezeye nuba ariko nta kibazo noneho Bosiko ngo niba Bosiko yarahamagaye Mutesi noneho Mutesi abibajije Jumongo yiraza Nyanza ko yarabizi ko Sandrine ni umuvuga butumwa ntabwo ari bukora ibara ntabwo yavuga ko yigeze agira uwaremera buriya abapasiteri benshi ashobora no kukubwira ko afite nk'umwana mukuru akakubwira ko ari vierge cyane ukibaza aho umwana yanyuze ngo agaparo
twigeze kujya kuri tere ariko wowe ntabwo ari umuvugabutumwa Yego. we ni umuntu usanzwe yinywera akantu nta kibazo ni ibisanzwe Eh. umugore twagendanye tugiye mu kazi mu murenge wa Rwempasha Yego. tugera ahantu bita ku Gafaru Yego ndahabona. umugore nawe ntakunda ku mihanda kuko yayikomerekeye we itarakara haragahungu rero karimo kadefanda i Butare muri journalisme ashaka kukifatira urumva kuva i Kigali mwicaranye muteretana twagiye kugera Rwempasha twafashe umuhanda w'itaka barese Urukundo rwaje. tugeze ku Gafaru wa mugore abwira ako gahungu ngo darasha ngahangaha niho bandevierije ngaha niho natakarije ubusugi bwanjye naje gusura fiance turaseka abantu babyumvise ni ngewe na Leti Valente nyakwigendera Valente ngira ngo na Dolphe yarabyumvise turaseka tugeze tuvuye mu modoka tukajya turebera tugaseka kubera ko uwo mugore wabivugaga afite umwana wavutse hasigaye imyaka 3 urugamba rwo kubohora igihugu rutangira ariko yari kwifatira agasore nyine urumva aribwo ari wicyo kandi afite umwana wavutse 8-7 urumva ngo ubusugi bwanjye nabutakarije ngo naje gusura fiance kandi aho nta rugamba rwari ruhari ashaka kuvuga ko fiance wari utwaye ako Gafaru se cyako data we bana yaje we uzi bibera aha so nukuvuga ngo umuntu ashobora kukumvisha ko rwose atajya bikora cyane ariko waba ugasanga wenda mu mwaka ntabura uwitonze wagerageje kwitonda nibara mu mwaka ntiyabura 3 yego uwo ni umugore wiyubashye ariko ahandi kubera ko abagore icyo makundira bategereza umuntu yego ubwo nuvuga ngo discipline yahera mu bagabo udashimashimye nta kibazo abagore baricecekera ariko se turoroshye ngibyo ibibazo so urumva rero urumva Jumongo ntabwo ari kubaho muri ubwo buzima yego gutyo yatunze amafaranga ukuvuga ngo Jumongo yahuye na Mutesi bose bafite ibikomere yego bijya gusa ariko bitagoye ntabwo bigoye ndikumva akamaro bagirira nta muri bo nta numwe ugoye muri bo kuko ari Jumongo aroroshye yacisha make ntabwo ari umusinzi urabona noneho yageze naho yagiye mu mazi yagiye muri Yordan ubwo byararangiye cyangwa se niyo yagasoma ako muganga yamwandikiye agapeti skoro kamwe cyangwa kamuseri kamwe ntabwo ari birenze yego ubundi agaca bugufi kandi Mutesi usibye n'umugabo babana mu rugo n'abari hanze y'urugo rwe yego abakemurira ibibazo aravuga bagakira so rero ibyo Jumongo afite akeneye gukira ibyo bikomere by'amateka yego ko yashatse atabiteguye yego akongera n'ibyavuba by'uko uwo yashatse atabiteguye yamuhindutse urumva gusaba divorce udahari yabaye nk'ukubitwa n'inkuba akeneye reanimation nibikomere uzi kugenda uvuga ngo wari ugiye guhaha ukaza wagera ku mpaka utangiye ni nko kuvuga ngo wari ukomanze ku gipangu usanga mu ndi mugabo nuko nyine nawe yabaye umunyarwanda undi nta mugabo mu kinyarwanda nta mugabo ugarukiwe atavunyishije nubwo bari iwawe bagutera icumu none ngiye nyikorera ibyumba nahamagaraga ngeze Nyabugogo kandi nari ntuyindera namara kwinjira mu modoka ya Kabuga najya 15 nafata irya mbere ndi hano ndi 15 aho nibura nawe yaraje araza mu mayira Mozambique agenda ara amajoro agira gute ageze nka Tanzania hafi yo ku Rusumo aravunyisha turazura ajya hesa turajya mu Rwanda se ari umugore divorce ubwo yarahurudutse Mozambique azi ngo aje gufata keya z'umugore aje mu bye Jumongo yarahuritse urabyumva so rero oya aca bugufi azi ubwenge bwinshi azi gushaka amafaranga yaba n'umukaceri bibaye ngombwa ariko nta attitude atafata yego ari uguca bugufi ari ukwicara ku kirago yahicara kandi iyo muvugana akubwira ko
gushakana na Mutesi bitamugwiririye we yabipanze igihe kinini wenda Mutesi bishobora kumutungura ariko Mutesi nawe ukurikije ukuntu muri bwa bworohe wavugaga ntabwo ari ubw'umubiri bw'amarangamutima umubwiye story iteye nk'iyo ya Jomo ntabwo yagusubiza inyuma yego ntabwo yamusubiza inyuma kandi ikigenzi ni umugabo uzi gukora ubundi umugore wese ashaka abashaka umugabo uzi gushaka amafaranga hari ikiganiro Mutesi atari umuntu wicara atari ikirumbo atanywa ibiyobyabwenge atirwa ryane ariko umugabo ubyuka ajya guponda isima guhiga arewe uwo mugabo wamwitesha n'uwahehe arewe shabyihore nayo hari ikiganiro Mutesi yakoze bamubaza kuri icyo kintu nyine kijyanye no kongera gushaka aravuga ati gahunda irahari nyuma ya Rusagara mfite umusheri ariko avuga mu kantu ngo nicyageze mu kanwa cyavamo ko yahinduka ze bashobora kuba bari barenze umwe ushobora gusanga Jumo ngo arahanganye n'abandi ntabwo ariko ubona Mutesi yabaho nta mugabo wowe umugore nk'uriya yabaho atagira umugabo ashobora kugira mupenzi ashobora kugira mucumba ashobora kugira mwana wume ubwo bwana kabisa ariko ntibishoboka ntabwo bishoboka niyo byaburanirwa n'aba ngaba bakorana nayo ibiganiro urumva ntabwo bishoboka kandi icyo nacyo kuri Mutesi nabyo ni naturel yego hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. urumva aho kugira ngo urugo ruhinduke isibaniro, ejo haje uwirabura, ejo haje uw'umuhondo, ejo haje uw'icyatsi, ejo haje uw'ubururu, haje iki ifo kwatura abantu muri iyi mihanda. Nubwo ituma abantu bivamo, ariko imihanda hari abikiza, hari abikiza ibikomere. Ntekereza ko iyi mihanda itabaho, iyo dosiye ya Mutesi itajya ku mihanda, Jumungu yashobora kutabimenya cyane rwose. None ubuza abifungiranye mu bipangu birwa baganye biciraguraho, ntawe uzi ikibazo afite, yaburaniwe ntawe uzi ikibazo afite rwose. Imihanda rero urabona ko izana n'ibisubizo rimwe na rimwe. Wanze kuvugwa vrema buriya, ariko nanone imihanda kuvugwa nibyo, ariko iyo ubona wayirakariraho wabyihorera. Mutesi rero ntabwo ari muri iyo jare. Nuriya waje wakasa mutwe nawe nuko yego, awe si igifura na wa wundi w'amataye, wa wundi w'amataye ujya wikaraga Mama Charlene. Ariko ikibazo nuko bose bajya kwihisha muri nuza mu nsengero. Ubundi bareba bakabaye bari mu bantu Migina, Cosmos, Gikondo, bakaba mu bandi Giporoso, barihisha mu nsengero, ariko indani n'abana mu rusengero ngo ni ahantu hasawa.
ni uburyo bwo kugira ngo barimite. Yego. Ariko nibyo. Yego. None se uriya ko yashatse umunywa rumogi uriya ufite umugabo uri iwawe ntabwo yaratarajya mu rusengero uriya munywa rumogi yamusanze. Ariko nibyo ni ijambo ry'Imana ritubwira. Mubasange mubahindure. Mwaramuhinduye se ko ari iwawe? No. Kandi buriya abandi arabahindura ariko wowe byaramunaniye. Hanyuma se ataramwereye imbuto uriya mugore rero uriya wavuze ko yari umugore wa Jumongo akabivuga byose ati ndi njyenyine mugore mu Rwanda uzi geto ya Jumongo. Ati icyumba cya Ferdinand nijye nkizi Mutesi ntacyo azi. Yego. Ati yageze namubwira ati ntiwananyishyura ubaza amajoro twararanye ngusasira ubu ntiwangenera ukanyishyura. Ati ubu nkwishyuje ni ngovuga ati nishyuje buri turu. Yego. Wayabona nkayo umukozi w'Imana atangiye kwishyuza amaturu se yari kaba kabaye. Erega ni umuntu. Igisigaye ni ukumenya ngo azakomeza avuga ati ifite itorero ririmo rikura. Yego. Kandi yavuze uko yigamba cyane gisa nkaho ari proud umuntu yakwibazaho no kuvuga ngo ntiyamubyariye. Kuko atarabyariye Jumongo nibyo bintu yishimira. Nibyo yishimira. Icyo gihe cyo no kwitonda. Mutesi aracyababyarira buriya nabyo nukwire ariko kubyara ni umushinga abantu bigaho. Erega afite undi uriya afite undi ubikabuga gusa gishira ibyara ariko nanone ni imibare. Iyo bamaze guhitamo kugira abagabo benshi nanone kugira abana. Hari umugore inshuti yanjye ubaza Ruyenzi yarambwiye ati igihe kuri ya kesi ya Sumutana ntuza na Pascal. Yego. Yampamagaye kuri telefone arambwira ati uzi kugira abana b'imbazanyamoko ni ikindi kibazo ubuzanye muri sosiyete. None se niba ugeze ku rushako rwa gatanu ubwo buri mugabo mubyarana babiri ngo waba ufite abana 10 bafite ba papa 5 wazabimanaginga. Uwo mu babwejuza mbwa, uwo mu mamira ntosho, uwo mu bahondamonyi, kugira ngo uzamanaginga mu marangamutima yabo bana bakomoka muri iyo miryango nari mvuze. Abasasa migozi, ababwejuza mbwa, abakaragamiri, abamira ntosho. None abo bose iyo miryango ukaba bafite iwawe burugo witwa kuri nyina. Ntago bimaragiye ikibazo imico igomba kuba yabanye social maparra abana batavukana ku babyeyi bombi kubavanga sometimes bitera ikibazo. Umubwejuza mbwa ashobora kuyibwejuza umumira ntosha karakara. Yego. Ariko bose niba bakomoka ku musasa migozi ubwo bose basasa imigozi basenyera umugozi umwe. Oya ntawe wimgorekera amagambo basasa imigozi senyera nuvuga ngo batekereza kimwe. Ariko iyo ubavangavanze mukanya bakagira mukanya ukagira barwana ukabura uko bakiza. Buri umwe yazanye kamere yiwabo. Uwo mu babwejuza mbwa arwanye n'umumira ntosho. Urabakiza ute? Uwo mu bakaragamiri arwanye n'umusasa migozi. Urabikirana ute? Hano hakurya nuza. Hano hakurya hari umukecuru. Yego. Ariko manza yarapfuye. Yari afite ni kesi iminota ntiyagera uko iyo famille ukuntu yari ikibazo. Umukecuru yazaga gukiranura bayitubwira nko minota 2. Umukecuru nabwo yagiye uretse nkubwire bya bibazo by'amoko byo mu Rwanda. Yego. Umukecuru yazaga gukiranura abuzukuru nawe akagira cya kibazo cy'ababwejuza mbwa n'abamira ntosho. Uti gute? Umukecuru yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ariko akagira umukobwa yari yarashingiye mu Bahutu. Yego. Noneho babyarana abana 6. Yego. Noneho akagira n'umuhungu. Ubwo urumva umuhungu yapfuye muri jenoside bakavuga ko yishwe na wa muramuwe. Noneho umukobwa we arahunga umugabo arafungwa
gacaca iramukatira ajya Mageragere, umugore atabana ajya Uganda, noneho babana b'umukobwa bajya kwa nyirakuru babana n'abamuhungu, kandi ise w'abana b'umukobwa avugwa ko ashinjwa kwica wa muhungu. Noneho rero urumva babyara bakarwana, umukecuru kugira ngo azajya hamwe zigiciye umwana w'umwana. Urumva ikibazo, bose ari abuzukuru be, bose bavuga ku bana be. Uri kubyumva? Bose bavuka ku bana be, ari abuzukuru. Hano nawe uravuga ubundi niba pour clôturer icyo warumbajije, uriya avuga ngo yishimiye kuba ataramubyariye, wasanga na Jumongo atariyo gahunda. Reka ntabwo umugore wese ntabwo imibonano yose ntabwo ari ngombwa kwivamo. Hari u Rwanda twarwuzuza, ubaza amaturo aribwa ku ijoro yose avuyemo abana, yewe so rero ntabwo ari ikintu wavuga ngo ni no. Ikiza icyo wakwishimira uvuga ko ubundi wese yakwishimiye ko atabyaye atabiteguye. So kubyara rero abantu barabipanga bakabivugana, no kwa Pastor Mutesi Jumongo nashaka kubyara bazabivugana. Ariko icyo nzi cyo ku bantu, ku mugore bamaze gufata uwo murongo wo kugira abagabo benshi, byakabaye byiza nuko yo kubyara yabyihorera kuko biba bizateza crise kabisa. Ibaze nanone kuba kuri nakuvuze ya miryango yose, noneho ubahurije hamwe, umwe avuka kwa mwarimu, undi avuka kwa komerisa w'injamani, undi avuka kwa ku exportateur w'imodoka, undi avuka ku munwara umogi, undi avuka ku mwenzi w'ibigagi, undi ni gutya, undi ni mu biturika. Hanyuma rero buri mupapa naza n'indezo ku mwana we, unyumve neza, buri mupapa naza n'indezo ku mwana we, azahise donc mwarimu azahembwa 100,000 yohereze 5 by'umwana. Wa undi export imodoka nasagura ka 10 ati mukampera umwana, uwo mu biturika nawe ati yohereze nk'ibihumbi. Hanyuma se umunwaro umujya azohereza iki? Umwenzi w'ikigage yohereza akabido. Sibyo? Ubwo niko mu gukura bazatandukana mu mashuri, kuko barihirwa na ba separa, buri wese aziga mu ishuri ringana nuko se areshya. Hanyuma mu kwiga, nibarangiza kwiga mu kubashingira, umwe ubukwe bubere Nyandungu, ubundi bubere Dubai, ubundi bujye kubera Inkana na Gatsirima cyangwa Igahara, kubera iki? Nibwo bushobozi bwa papa w'uwo mwana. Ibyo bintu wabivamo. Nabyumvise. Abana rero nabo batangira babazanya atari kuko kanaka we yiga hange siniga. Singeyo. Wowe nyine uzasobanura. Uzavuga ngo uriya ngo papa we ngo acuruza imodoka. Ubibwira ufite se ucuruza wenga ibigage. Uwo umudamu yarankoreye ambwira ati gutunga abana b'imbazanyamoko biravuna. Yego. Reka dusoreza. Asante sana.